PASTOR THEOGENE nk'abapampe ba Nyabugogo watubereye uw'umumaro mu gihe cyawe, tuzahora tukwibuka. Nje nabayemo muri bibiri hano ku mihanda mu Kidirenga ni wacu hano kuri gare twabanaga abo muri bibiri, ndatekereza ko abakirimo ni bakeya harimo wo muri bibiri gatatu nabo muri bibiri na kabiri. Noneho reka dutangire rero, ego reka dutangire tuganire nabo mu buryo butandukanye ntiza iyo mikrofone. Reka mpere kuri uyu garafurere. Garafurere uraho neza kandi urakomeye? Ndahari kandi muragerageza kongera ijwi mukomere cyane. Murakoze. Muratwibwira kugira bamenye ngo tugiye kuvugana nande. Murakoze. Amazina ya kuri je nitwa Bihoye Wilson. Kavukire yanjye ni mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kibirizi. Umaze imyaka isaga 20, sibyo? 23. 23 muri ubu buzima bwo ku muhanda. PASTOR THEOGENE wari umuzi? Nari muzi. Inkuru yo gutabaruka kwiwe warayimenye? Narayimenye, umukozi w'Imana yarabitubwiye ejo bundi adusanze ku muhanda ari ku mugoroba, ku buryo yadusigiye n'ifunguro ryo kurya. Tubanze dufata umwanya twibuke umupampe mugenzi wacu. Sibyo bapampe? Reka tumwibuke abambaye ingofero kugira ngo bigende neza tuzikuremo, noneho tufata umunota wo kumwibuka. PASTOR se wari umuzi hiki? Wenda PASTOR nawe no kuvuga ngo ubuzima yabubayemo kandi niwe wabudutanzemo, ariko no mu kubuvamo niwe wadutanze kubuvamo. Ahubwo turagira bigeze nza no kumusaba intunga. Ndabyibuka yaje kuma 10,000 hambwa tubwuzi gukora amasabune, kandi nkaba mbona mu bana twakunze kubana, ariko n'ubundi ngiye nabagamo rimwe na rimwe nkajya igitaramo iwacu, ngabona bishobotse ngaho gendere bikintu wabikoresha. Bonaragiye ngura amaproduit amwe utwo bita twahungara ndamukunda cyane. Umukundira iki se? Ngaho banzure bisura mfite. Iwamugaga nako gasura ufite rega ni Yesu. Mba naratabarutse se reba. Reba ukuntu ese wabaye iki wamugani? Kudoda imvune z'abahanzi. Imvune zibi. Ugashora 20,000 ugomba kuzana 50. Niko bimeze. Urayititiriza ukayibwira ati Mana tireba. Tumuturanye yaguze igitenge cya real nanjye ngomba kucyambara kandi gishoro gigahamaho. Abana banjye bakajya nta kibazo. Ibyo rero umupampe wacu THEOGENE yarabinkoreye arabinkorera, ariko ikintu cyaje kumbabaza. Shitani ni umugome. Ukunda Imana. Shitani nagiye kubona mbona ngarutse muri ubu buzima kubera gushaka umutware mubi. Ndaziba bazigotomere, ariko kurara mu muhanda bakanyongera ibikomere n'ubundi ntaho bari bubishinge. Ngewe noneho rero ngiye kujya ubundi ubu nambaye ijipo ngufi. Wambaye ijipo ngufi? Ubundi nitwa mama PASTOR. Mama PASTOR? Reka ya baba we ndakubita nkayazamura. Nibyo se? Yamaye Mama PASTOR ndagira ngo njye mfite ubuhanyuma bwinshi kuko nakoreye Imana bishoboka. Nzaza kugusura n'ukuri. N'ukuri nyine nzaza ubumbe. Ahubwo Imana ibibemo. Ibibemo. Mbukubwire neza. Nkubwire n'ubwa Uganda n'ibyo nahabonye n'ibitabaho, nkubwire n'ubwa mu Burundi wa Yesu Kristo. None se reka nkuba urabizi ko Imana ariko ishaka kukizwa? Ahubwo ngewe ndabona iri kuntindira nimba ari ikinyafu. Ni Imana se iri kugutindira cyane wowe uri kwitinza? Oya, iki ni ikinyafu. Umuntu ukijijwe neza bundi buriya niwe shitani abasha. Gasaro TV. Ni mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze ku bitangazamakuru bitandukanye turi kumwe. Muri kumwe na Iyobokamana TV ndetse muri kumwe na Gasaro TV. Sandrine nubwo ari kuvugira ku ruhande, ariko ni umuntu nyine uba wambaye neza, ufite sheni ikomeye. Mbese Sandrine umeze neza, urakomeye se? Meze neza.
tumeze neza ariko mu by'ukuri kubivuga nyine ni bya bintu by'abanyarwanda situation zose usanga tuvuga ko tumeze neza ariko muri twebwe mu mitima yacu harimo ihungabana rikomeye bitewe n'inkuru y'incamugongo mwumvishe mu minsi yatambutse y'umukozi w'Imana witwa Pastor Theogene uzwi nka inzahuke watabarutse zize urupfu nyine cyangwa zize impanuka. Ni nacyo cyatumye rero dutera intambwe maze twerekeza Nyabugogo, na ahantu nyine haba hari abapampe babandi yakundaga kuvuga ngo abapampe banje nabo barababaye muri buze kugenda mwumva imba mutima zabo. Ariko wenda mbere yuko wenda tuza kwa twakira abo bapampe turi kumwe n'umubyeyi hano witwa Mama Fabrice. Uyu mumama nawe yahoze ari harya babita wahoze n'umupampe n'ubundi n'abapampe amabebe ari mu mapampe b'abantu b'amabebe ukuntu nabo bacoma bakora ibintu bitandukanye. Ni nawe nyine wagize igitekerezo nabo ati nyemerera ndebe bano bapampe batewo tuganire numva imba mutima zabo niba baramenye ko yatabarutse bamwunamire batubwire uko babyumva. Niyo mpamvu rero nge na Sandrine nye twateye intambwe. Sandrine, urupfu rwa Theogene wowe wenda ku giti cyawe warwakiriye utete wamubona gute muri make mbere yuko wenda tuza kugana n'abandi bantu gatoya? Murakoze cyane. Navuga Theogene benshi baramuzi, nabonye abapampe bababaye cyane bafite agahinda kenshi twahoze tuganira nabo ariko navuga shaka urwakira nyine biragoye. Umuntu twakoranaga urabizi ndetse wa inshuti ya benshi yaba bo ku mihanda wa mugani wabo niko bavugaga. Rero urupfu kurwakira navuga ko ari ibintu bigora cyane ku muntu nkuriye. Nanjye rero byarambabaje kandi nzi ko nawe ariko bimeze muri rusange. Ni muri rusange twese twarababaye, by'umwihariko nanjye ntabwo nishimye kuko Theogene yakunze no kubivuga cyane ko ndabyibuka cyane ko ikiganiro cya mbere yakoze kuri YouTube ni ngewe wamuhostinze. Ibyo bintu biri muri record ntabwo byakwibagirana. Icyo gihe rwose ntabwo byari byoroshye ariko Imana yari mugejeje ahantu heza amaze gutera imbere. Reka tukomeze tumwifurize iruhuko ridashira ubwo tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Nyemera none twinjire rero muri aba bantu turi kumwe tubanze tuganire nabo. Reka duhereze ikaze Mama Fabrice. Mama Fabrice wiriwe neza kandi urahura komeye? Mwiriwe neza muraho murakomeye. Tuguhaye ikaze kuyobokamana TV no kuri Gasaro TV. Yego turabashimiye kandi dushimye Imana ku bwanyu, dushimye Imana ko iduhaye aya mahirwe nari nkeneye. By'umwihariko nkuko wabivuze Iyobokamana TV riri mu bantu ni ryo tangazamakuru rya mbere nanjye nagezeho ntangira kwinjira mu itangazamakuru kandi nicaye nkareba musaza wanjye nkareba ahantu ari cyane ko ndi umwe mu bantu bagiye ahariya yaguye tujya kumuzanayo igihugu kimwakira neza ava mu gihugu cya Uganda turamujyana tumugeza mu buruhukiro nari mari kandi numvaga ko ngomba kuhaba kuko uriya n'umumaro ku buzima bwanjye yari moteri nkoreraho kuko yantoje neza kandi akimara kuvayo yagize intego ikomeye yo kugira benshi bavayo kubwe. Hanyuma nanjye maze kwicara maze kubona uburyo mugejeje mu buruhukiro numvishe nta kwicara namenye ikiri mu bapampe bo twita abapampe bo ku mihanda bo twabanye twiyumvamo ndetse mu bo tunicaranyemo hano hari abo nasanze ku Gasimeje bundi kwa gatandatu nuko nari mfite ukuntu magaze nuko ndarambasize ibyo kurya nuko ndababwira ariko se Pastor Theogene muri gutekereza kumushingura bati turabitekereza ariko ikibazo nuko twahagera cyangwa nuko tuzagerayo. Ndangije niyumvamo rero ko uyu munsi twagira n'ikiganiro kuwa mbere kugira ngo tunoroganize nabo bapampe kuzatabara Pastor Theogene wari umubyeyi wacu. Yego kugira ngo ni ibintu byumvikana. Harya wenda ikibazo cy'amatsiko ari wowe na Theogene uwavuyemo mbere nindi? Ni Theogene. Ni wavuyemo mbere? Ni wavuyemo mbere. Ni ukuvuga ko wamwigiye ku birenge? Namwigiye ku birenge mu buryo bw'itangabuhamya no mu buryo bw'imihindukire ndetse no guhindura abandi. Mu by'ukuri guhinduka birashoboka ariko burya no gutera intambwe yuko wahindutse ugashaka no guhindura abandi nabyo n'indi ntambwe. Yego ibyo byose rero nabyigiye kuri Pastor Theogene. Wow. Yego. Nawe rero ubuvuyemo ndetse uniyemeza guhindura abandi nkuko tujya tubibona mu biterane bitandukanye ahantu hatandukanye. Theogene yateraga intambwe akaza gusura abapampe akababwiriza akabahugura hari nabo yajyanye mu rugo yaratunze. Mbese Theo reka tuvuge yuko ikivi cye yacyushije yakoze ibyo yagombaga gukora yafashije urubyiruko rwinshi mu by'ukuri kuva mu biyobyabwenge cyangwa kuva nyine mu gucoma haryo no gucoma n'imihanda no kuva ku mihanda no kuva mu gucoma. Wowe se wiyemeje iki Theo agusigiye iki wenda? Ishusho Theogene
Theogene asigiye iya mbere niyo kutigira njyenyine kuko amaze kuvamo yagize intego nini cyane yo kugira ngo benshi bavemo kubwe. Iyo ni intego nini cyane asigiye mu mutima kandi nongeye kubyusa cyane cyangwa kubyuza numva biranyuzuye kugira ngo abandi benshi bavemo ku bwanjye. Ikindi kintu Theogene yakoraga iyo yabaga yagiye nka Rubavu bakamuhamagara Muhanga bati turashaka kuza kudufasha kurwanya ibiyobyabwenge, yahitaga akora ku rutsinga akaba arampamagaye, yanyitaga mushiki we akambwira ati mushiki wanjye ufite agasima, niwe nta gasima mfite. Agasima nyine ni ahantu yashakaga kunyoza nko ku matorero, akambwira ati nose ko nkuboneye agasima i Muhanga ati ngiye kubagusiga mbahe nimero yawe. Uko nukuntu twavuganaga nyine nk'abantu b'abapampe babanye ku mihanda. Hanyuma rero ari mu bantu banzamuye mu ivugabutumwa, ari mu bantu babonye ko nshoboye hanyuma aranyohereza. Ariko nanone kuko yari moteri aho nageraga nkagongwa cyangwa bikananira najyaga mubaza ni nkore gute ngenze gute. Kandi mu by'ukuri buretse nanjye ni urugero rwiza, yatureze neza, yarasize aduhagaritse ahantu heza. Murabona ko twateye intambwe twagiye muri abo ngabo twabanye mu mihanda. Ibi ngibi ntabwo tubikoze nonaha cyangwa kubera urupfu rwa Theogene, twari dusanzwe turabikora n'umugabo wanjye, twagiye tubikora hirya no hino ku magare atandukanye, tugasangira n'abapampe batandukanye, hanyuma tukababwira ko bishoboka ko bava mu muhanda bakabareka kuba indani mbobo. Ndetse kubera icyo kintu Theogene yatweretse cy'urugero rwiza, twari dusigaye tutumva twaca ahantu bari tutabaganirije. N'ubu ku mugoroba aho twari turi mu biterane Kijabago twavuye twurukira hano Nyabugogo duhita tuza hano imbere ya gare, dufata abana nka bangahe turabaganiriza, bamwe batubwira imbogamizi bafite z'amasabune, abandi batubwira imbogamizi z'inzara, ndetse tugira n'abo dusangira muri bo. Ubwo rero icyo ni ikintu yadutoje kandi tuhendahenda Imana kugira ngo idufashe tugikomeze cye gucika, kuko ni umuco mwiza wo kongera kwibuka aho wavuye kandi ugasanga n'abo wavuyemo mukagirana ibiganiro kandi mukanasangira. Theogene wabitangije. Ni wowe wabitangije. Yego. Ngira ngo iminsi ishize ari ubu ni 3 ni tatabarutse. Wenda turi kumwe n'aba bapampe mbere yuko wenda tugira ikindi tuvugana nabo cyangwa tubabaza imbamutima zabo, tubanze dufata umwanya twibuke umupampe mugenzi wacu. Yego. Sibyo bapampe? Reka tumwibuke, abambaye ingofero kugira ngo bigende neza tuzikuremo, noneho tufata umunota wo kumwibuka. Murakoze cyane. Ndimo mwibuka nkuruye ibintu byinshi cyane, ivugabutumwa agiye akora mu nsengero zitandukanye, biterana yagiye yitabira ku masitade, uburyo yazaga hano akatuzana tugasura abapampe ba Nyabugogo agasangira nabo. Nibuka abana benshi bari we yakuye mu biyobyabwenge. Imana imuhiruko ridashira. Nibyo bintu nibutse ndi kumwibuka. None se muri aba bapampe harimo wenda uri kubona uzi mwaba mwarabanye wenda ukibirimo cyangwa abo ngabo ni bakuru ni bahari? Abo ngabo ngiye urumva nabayemo muri 2, haba harimo umupampe wo muri 2. Ngiye nabayemo muri 2 hano ku mihanda, mu Kiderenga ni wacu, hano kuri gare twabanaga abo muri 2. Ndatekereza ko abakirimo ni bakeya. Harimo wo muri 2, 2 nabo muri 2 na 2. Noneho reka dutangire rero. Ego. Reka dutangire tuganire nabo mu buryo butandukanye ntiza iyo mikrofone. Reka mpere kuri uyu Garafurere. Garafurere uraho neza kandi urakomeye? Ndahari kandi muragerageza kongera ijwi mukomere cyane. Murakoze. Muratwibwira kugira bamenye ngo tugiye kuvugana nande. Murakoze. Amazina ya kuri John Twabihoye Wilson. Kavukire yanjye ni mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kibirizi. Umaze imyaka isaga 20, sibyo? 23. 23 muri ubu buzima bwo ku muhanda. Pastor Theogene wari umuzi? Nari muzi. Inkuru yo gutabaruka kwiwe warayimenye? Narayimenye, umukozi w'Imana yarabitubwiye ejo bundi adusanze ku muhanda ari ku mugoroba, ku buryo yadusigiye n'ifunguro ryo kurya. Ubwo ngubwo ariko nyine twebwe twamubwiye yuko kereka atuvugiye ubuvugizi akaba yasaba nk'imodoka natwe tukazajya kwifatanya namwe, agasaba imodoka yo kujya guherekeza. Pasiteri se wari umuzi hiki? Wenda pasiteri nawe no kuvuga ngo ubu buzima yabubayemo kandi niwe wabudutanzemo, ariko
no mu kubuvamo niwe wadutanze kubuvamo ahubwo wewe agahora dukangurira kuva muri ubu buzima. Kuki se mutamwumvira ngo mubuvemo? Dore impamvu rero dore ikibazo ahantu kigenda kibera imbogamizi. Hari ukuntu nk'uku nguku umuntu abahagaze ku muhanda nka kuri imodoka za sitasiyo ya polisi zihora zikorosinga mu mujyi, ukajya kubona ukabona baraje baragufasha ngo uri igisambo. Bakuruhukiriza hehe? Bakuruhukiriza igikondo. Igikondo wagenda hakabaho igihe ugize umwaka ugasanga hari poromosiyo y'abagomba kujya wawe, ugasanga imodoka ipima yarahagaze, amatente barayateye, nta yindi komanteri, ni ukuza wowe bahita bakohereza ku modoka bagupima, basanga nta ndwara ufite bagahita bagushyira hehe? Mu banyeshuri, bagahita bagutaransifera iwawe. Ubwo iwawe ukavayo. Iyo uvuyeyo nk'ubu navuyeyo. Wari wajyanywe iwawa? Iwawa najyanywe ariko mu kuvayo. Kuki wavuyeyo se? Ni abantu benshi bavuye barahinduka ntibabisubiremo. Dore iki imbogamizi zahabaye. Twebwe no kuvuga ngo meya wacu w'akarere bamwitaga Rutaburingoga Jerome. Ni ukuvuga ngo nta kintu twebwe abantu bize umwuga wa kampetiri nta kintu baduhaye bo baje. Abantu bahaye nabwo ni abantu bize ubwubatsi. Baratubwiye ati abantu bize ubwubatsi mwebwe mufite amahirwe 100% yo kugira gute. Ati hano hepfo dufite chantier mugiye guhita mutangira mukore. Ubwo turabaza ati none se twebwe nk'abantu bize ububaji nta kintu twebwe muzadukeneraho ngo mwebwe ngo mugende ngo mwibumbiye ahantu hamwe ngo tuzabasobanurira ngo nitubakenera ngo tuzabahamagara ngo ariko ngo ntimuzasubira mu mihanda. Hagira umwana umwe uzamura igitekerezo aravuga ati ko nta hantu harimo abantu batagira ahantu ho kuba. Ubwo aratubwira ati uri kumwe na mugenzi wawe mujyane aho ari muri kumwe. Ubwo rero kandi ubwo ngubwo ugasanga umuntu neze uzafata umuntu wari umaze imyaka nk'iyo ngiyo mu mujyi, nawe ubwawe ntibari bakikwibuka, ntibari banabaraga yuko ukiriho. Ufashe umuntu rero ngo umujyanye kuba iwanyu, tugahita twongera tugakata tukagaruka rero mu muhanda. Tugaruka mu muhanda. Aha, turi hano rero kubera Pastor Theogene, reka tugende tuganira n'abandi bantu batandukanye. Ni undi ushaka kumuvugaho yego, reka. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nanjye nitwa Nkundongonde Kasimo. Pastor Theo yari umuntu mwiza, yaradufashije. Yego. Nanjye namaze imyaka irenga 15 mvuye mu buzima. 15 ubuvuyemo? Mbuvuyemo kuko twarabanye kwa buraza, turagira bigezaho nza no kumusaba intunga. Ndabyibuka yaje kuma ibihumbi 10, ambwira ati ubwo uzi gukora amasabune, kandi nkaba mbona mu bana twakunze kubana, ariko n'ubundi ngiye nabagamo rimwe na rimwe nkajya igitaramo iwacu, ati ngabona bishobotse, ati ngaho genda urebe ikintu wabikoresha. Naragiye ngura amaproduit amwe utwo bita twahungara twa silifonike, bitangira nyine ari ibintu nyine byo gushaka ubuzima, ariko nakata bambonye bakavuga wa mwana wasaga gutya yamenye gucuruza aranguye. Ntangira ngurisha bigezaho ngo kuri cya gishoro cy'ibihumbi 10 nza kuzamuka. Ubwo ngubwo nyine biba veni, yego n'ubu ntago ndazamuka cyane, ariko ndabona icyo kurya ngo nicyo gutunga abana, kandi ntabaye mu bwo buzima ntibye, ariko nkurikije kuri bya bihumbi 10 yampaye. Ndabyibuka icyo gihe bimpaye ari kuwa gatanu, kuko twa duhuriye ku isoko rya Kimironko. Yego. Arambona ndagenda ndamusoza, nari ndi kumwe n'abandi bana bamwe bafunze bafungiye magerageri. Arambwira ati none usigaye ukaraba? Ambwira ati rwose ndakaraba pe. Ati se ko mbona noneho wahindutse? Kuko ngiye yanyitaga Sarigoma ubundi. Sarigoma. Wagiraga amahane cyane ubwo? Yanyitaga Sarigoma kuko no mu bandi bana ari nkano twabaga tamitse ku kiraro cyo higiriya, ariko ugasanga mu bana ninge uri kubakubitira gukaraba. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe uri umwe mu bantu babanye na Pastor Theogene ku Gasima? Nge twabanye igihe gito, ariko yarandutaga nge ndakana gatoye. Ubwo ngubwo rero ejo bundi numvishe nyine bwari hashize igihe tutabonana,
ariko ubwo kaba n'ubundi yari yaje ko amaze iminsi ari igiterane cyari yari kuri Yerika cyo kwamagana urubyiruko kwamagana ibiyobyabwenge mu rubyiruko nagiyeyo ariko kuko cya giterane ntitwabasha kuvugana ariko bana igiterane kiraryoha ko nanjye maze no gukizwa igiterane navaye nijoro ariko ejo bundi numvishe inkuru mbi ngo yapfuye ndababara cyane bintera agahinda ndavuga burumva umuntu ni nk'umubyeyi wawe wakureze wanangira agahinda cyane ndamamagara umudamu w'iwanjye ati siko wa muntu wamaye cya gishoro yapfuye aramwe nzahare yapfuye twebwe dukunda kumwita nzahare nuko nyine tubyakira gutyo ariko byo bidufashije ewana twazamutabara kuko twarababaye cyane urupfu rwe ni urupfu rutunguranye ariko nzi ko imirimo myiza yakoze imbere y'Imana igomba kumuherekeza kuko nk'ubu nkanjye abana nzi bagira nko mu 8 bari we mu rugo yagaburiraga nanjye nkurikije n'ukuntu yamaye amafaranga mbese hari n'undi mugande nawe wari umukanishi niwe wanyeretse ukuntu bavanga izo sabune nzi ko imirimo myiza rwose yakoze yagomba kumuherekeza yaragize ahantu heza nibwo yaragezeho kubaho neza nibwo yaragezeho kwita ku miryango ubwo we twari tuzi ko nta n'umuryango yagiraga ariko yaramaze kugira umuryango w'abana ariko Imana imworohereze rwose kuko yari ari mu bikorwa byiza cyane hari benshi yakuye mu buzima kandi bariho neza nuko utabasha kubabona ubu ari abagabo bakomeye bubatse ingo kandi yakuye mu buzima pe kandi bari baburimo ubu ni abagabo bubatse ingo bamwe bafite n'abana bakuru ariko Imana imirimo myiza yakoze tuzi neza ko igomba kumuherekeza rwose Imana ikamworohereza wenda mbere yuko nkuvaho gatoya nirihe somo isomo nabonye wenda urupfu ikintu byatwereka nuko natwe tugomba gukora imirimo myiza kuko ntago tuba tuzi ngo umunsi wo gupfa wacu n'uyu tumenya iminsi turangije ariko iyo umuntu yakoze imirimo myiza agira n'iherezo ryiza kuko urupfu rwo ntawe twaruhungira ariko gukora imirimo myiza mbwira n'urundi rubyiruko tuvuga ati byanze bikunze tugerageze kuko ari ikintu ubamo ukabona kirakurambiye ukabona rwose kirakurambiye ukabona kukivamo n'ibintu bigoye ariko nyamara iyo ubisenze ugafasha n'Imana ukivamo kuko hari nk'urubyiruko wenda nk'abasore nka 3 bashaka kwifatanya bagakodesha inzu y'ibihumbi 10 bagahuriza hamwe bakavuga noneho ubwo umuntu wacu yagize gutya reka natwe dukore gutya bakagira ikintu bakora kandi Imana nayo irabafasha kuko abantu bateye intambwe ari ikimana ibasha kugira gute kubafasha niba murabyumva urumva isomo kavuga ati buriye rwose nubwo bimeze gutya wenda niba nabonye 1000 reka nguremo isabune byibuze nubwo nitwe gutya ariko mbanze nkarabe mwifatanye muri 3 mukodesha inzu n'abantu nibabona ko mwahindutse na buri wese azaguha akazi kandi nzi ko utabura icyo kurya n'icyo kwambara ariko none ikintu kitwica nk'urubyiruko ari ukuntu umuntu avuga ati reka nimwe ritabi kuko twese twararinyweye nimara kurinywa ndajya ahantu niryamire n'ibyo ibyo rero bikagumya ubwonko bwakira gutyo bigakura ukazashiduka kugira ngo bigarurize nk'uko umuvandimwe wanjye yabivuze ati mbimazemo imyaka 23 njye sinanabitinzemo n'ababayemo nk'imyaka nk'itandatu mbonye abantu bagumyanza amari nk'undi mugabo bitaga Merani ndabyibuka niwe waje ahita nshyira ku iduka rye nkajya mukorera arambwira ati ntago ugomba kubaho gutya mu buzima nkuriya rero bimazemo imyaka 23 akagombye kuvuga ati mbo reka mfatanye n'undi uri munsi yanjye tugende dufate inzara n'ibihumbi 10 tugure ibasi dukarabe tujye dukora duhurize hamwe kandi nzi ko nimufata ubwo buzima bizaba byoroshye cyane kubuvamo kuko n'ubundi ugumye mu buzima nta herezo ryiza ugira nukuvuga nagahinda gusa n'ubuzima bw'agahinda ariko bijya niyo buraye utaga nta mubiri ukurya nta ndurwaye ntaki n'ubundi uvuga ati ejo nzabaho neza reka tugushimire cyane murakoze cyane kubwo inama n'impanuro reka nkundiye Kasimu nkaba ncuruza amasabune ya Savori Kide y'amazi niko kazi kanjye murakoze cyane ngira ngo Kasimu afite amasomo menshi cyane akuye ku rupfu rwa Theogene ubu Theogene murazi ko mwabanye ku muhanda akoresha ibiyobyabwenge nyine byo biriya byose mukora namwe ubu ngubu yatabaruka gutya akibirimo abarimbutse
ariko kubera yuko atabarutse yarabivuyemo ubu dufite ibyiringiro ko tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Urupfu rwe rugomba kubabera isomo rikomeye, kavuga ati ibi bintu nabigumamo nkazabipfiramo ko nazarimbuka nkagira iherezo ribi, ahubwo urupfu rw'umukiranutsi nk'uru nguru rukwiye gukora ivugabutumwa rikomeye mu mitima yabo. Hano hari undi mupampe kazi turi kumwe, reka nawe tuganire gatoya. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru ni meza. Yesu uramuzi se? Ndamuzi cyane. Nawe ni umupampe wawe se? Iya niwe wa mbere uza ku isonga ya mbere kandi ndamukunda cyane. Umukundira iki se? Ngaho banze urebe isura mfite. Iyo wamugaga nako gasura ufite rega ni Yesu. Mba ntaratabarutse se reba. Ari reba ukuntu ese wabaye iki wamugani? Kudoda. Imvune z'abahanzi. Imvune zibi. N'imvune z'abapampe. Imvune z'abapampe. Ariko abapampe bamugani muravunika. None se ubwo ngubwo ugira ngo yiraye ijoro ukageza saa 9 si kwa guhangarika. Ni kwa guhangayika. No guhura n'icyuma, no guhura n'ugwembe, ni kwa kundi n'imiguruko. Yesu we. Ariko buriya kubwuriya musaza witaye. Nukuri Imana imuheruko ridashira ntacyo namushinja. Ngewe burani nawe watumye menya Uganda. Watumye? Niwe watumye menya Uganda. Ngewe buriya nge mbabwira mujye mukunda Imana, mukunde n'abayikunda nta kibazo. None se ko nyuma naje kubona nigarutse muri ubu buzima. Yego. Ndakubwira ko ku nkunga yampaye. Ubu ndeba ubu ngubu ndi umumama ufite abana 2 b'abahungu n'undi nabyariye mu Buraya. Umukobwa. Umwe n'uyu? Yego. Ariko ku nkunga y'uwo mupampe wacu nakatagize ngewe yanyikubitiye amafaranga kubera kumenya gukubara. Nambuka njya hanze. Ujya Uganda? Njya Uganda ndi umuntu ushima Imana. Kagira inkuru. Utambira ngo ndareba hirya no hino nari narabivuyemo. Aneza imbere rwose bikomeye nkaba ndi umuntu wari ukomeye menaho kwa Mutangana ndi umucuruzi ku ifungo rye yanyihereye 30,000 mbanza gucuruza agataro hari. Ndagacuruza ariko burayi uri mu Mana ugashora 20,000 ugomba kuzana 50. Niko bimeze. Urayititiriza ukayibwira ati Mana ati reba tumuturanye yaguze igitenge cya reyari nanjye ngomba kucyambara kandi igishoro gigahamaho abana banjye bakajya nta kibazo. Ibyo rero umupampe wacu TURAGUSHIMIYE yarabinkoreye arabinkorera. Ariko ikintu cyaje kumbabaza shitani ni umugome ukunda Imana. Shitani nagiye kubona mbona ngarutse muri ubu buzima kubera gushaka umutware mubi. Arambwira ati sigarana abana bawe. Ndabyibuka neza bafunze insengero. Mfite icyumba hariya ku Muyange. Usenga? Ego ko. Kanyarira nkubita amazi ivumbi rigatumo. Reka sha. Wakabonye Mana nyine nawe urabyumva. Nako wakabiye. Bwa bukorazi bwose bwa kirokora. Have. Yo. Tujye dukunda Imana ariko nabonye nigarutse mu buzima bwo ku muhanda. Uriya rero kubaho warakoze utagera ababyeyi. Nta kintu biba bimaze. Nararebye ndavuga ati si ubwo ubundi bwo ndajya kwicarana na muramukazi wanjye nukumbuza imijugujugu. Yeah. Ahubwo noneho kuva abana batwaye nanjye reka ngende mbeho ngenyine. Siyenje ngo nje mu muhanda. Ndebera nawe ra. None se aho ngaho izo mvune z'abapampe cyangwa z'imihanda waraguye wenda urakomereka baragukubi duheho gatoya wenda? Nakozaga isida muri Uganda. Wari uri muri Uganda ukoraga isida ya moto y'iki? Iyi modoka. Ni ikirahure ntawa nkase. Ni ikirahure cy'imodoka. Ubwo imari yanjye abo twari turi kumwe buriya ntureba. Mana yanjye buriya wabaza banzaramba bakure mu nkunda amahoro bamamajana wa munsi y'umuhanda. Nari kibamba nk'abandi. Reka sha. Ariko ubu nasubiye hasi. Wasubiye hasi disi. Kireka Yesu wenda. No se wakijijwe neza se? Nukuri kw'Imana ko wakizwa reka nkubwire muze. Imana irakudo. Nawe uri umuntu mukuru. Wenda nta n'igishoro cy'ibihumbi 20 ufite ngo wongere wikaranga. Oya none se uwaguye ibihumbi 20 wakizwa? Jewe bwiza ukuri. Urayasengera Imana ikayakuba 3. Nzayahema amafabrice yaguhe. Yego ko. Yaguha uzabivamo. Ngewe ariko nubundi ntago nyibirimo ahubwo naragiye njya kwikorera mu kabari nkajya mbaho ibyo biyoga nabo bakabigotomera. Ariko Imana indinda ku muhanda nkavuga ni Imana
ndazibaha bazigotomere urazibaha ariko kurara mu muhanda bakanyongera ibikomere n'ubundi ntaho bari bubishinge njyewe noneho rero ngiye kujya ubundi ubu nambaye ijipo ngufi wambaye ijipo ngufi ubundi nitwa mama pasiteri reka ya baba we ndakubita nkayazamura nibyo se yamaye mama ahubwo ndagira ngo njye mfite ubuhanyuma bwinshi kuko nakoreye Imana bishoboka nzaza kugusura nukuri nyine nzaza ubumpe ahubwo Imana ibibemo ibibemo mbukubwire neza nkubwire n'ubwa Uganda n'ibyo nahabonye n'ibitabaho nkubwire n'ubwa mu Burundi n'ubwa Yesu Kristo none se reka nkuba urabizi ko Imana ariko ishaka kukizwa ahubwo njyewe ndabona iri kuntindira nimba ari ikinyafu ni Imana se iri kugutindira cyane wowe uri kwitinza oya iki ni ikinyafu umuntu ukijijwe neza bundi buriya niwe shitana abasha iki ni ikinyafu cy'Imana ndi wowe se ubwo wambwira ko ndi mubiki barankubita amavide nkayakweba ngo ndimo ndabasereve nkagwana rigatumuka ngo ubwo ngo nanze kurara ku muhanda ngo batanjomba ibyuma ubwo Imana yo igihe nahereye yagize ikinkorera nigira ikinkorera wenda nkubita agashoro ka makererega buriya iyo wabisengeye kavamo menshi mbese intego nkuru ni igishoro numva ngo ikibazo ni igishoro kuko ubundi intego nkuru itumye twicaye aha ni Pastor Theogene kandi yagize umumaro mu gihe cye nibyo twahoze tuvuga uragira uti nambutse Bugande kubera Pastor Theogene karimo aragira ati ndi gucuruza amasabune uyu munsi sinyiri mu muhanda murana ko yambaye imyenda mizima nijoro nibwo nasanze abapampe yara ku mihanda nabwo ni okay ushobora kuba ku mihanda ariko byiburuka na mesa umugabo wanjye yabaye ku muhanda rastari ya Nyabugogo ariko akajya ajya muri Yanza agakaraba akamesa bikuma akagaruka ku mihanda aba marine ariko marine z'iyi minsi muri iyi minsi ntago bakaraba ntabwo bamesa kandi suko yabaga afite n'isabuna n'ijya atabaga afite isabuna ajya mu buhamya none turababaza hamwe n'ubuhamya Pastor Theogene yaduhereye hano ku mihanda uwo Pastor Theogene yarariwe mu gihugu uwo Pastor Theogene yarariwe muri twebwe aba marine baba mu mihanda mbese bisaba basiye somo ki mufiteho ngamba ki kuko turashaka kumenya ingamba dufite kandi noneho mwibuke ko ari twe umuturage niwe gihugu niwe mutungo w'igihugu none umutungo w'igihugu uri ku mihanda mubonye ko mvuye mu kiderenga hariya bamwe ntibarabyaye abana yego murakoze cyane rero narindi kuvuga ngo uru rupfu rwa Pastor Theogene dukwiye kudusigira isomo ry'ubuzima kandi tukaduhesha icyemezo nk'abantu natwe tuba ku mihanda rero turagira ngo tubahendahende tuganire mbese kuko nyine uru rupfu rubasigiye isomo ry'ubuzima ese mufashemo ngamba ki ni ukuguma ku mihanda cyangwa ni ukuyivaho ese harabura iki kugira ngo tuyivemo ni uguhinduka tukayivamo ibyo bihumbi 20 ubundi si cyo kibazo buriya hari ikintu kimwe namaze kumenya buriya umuntu wangiriye neza muri iyi mihanda umuntu wangiriye neza mba ku mihanda mu mwaka w'ibihumbi 2000 nkavamo muri 2008 nge navuye mu mihanda 2008 ni ukuvuga ngo umuntu wangiriye neza ni umuntu wanganirije akampindura intekerezo ubundi iyo umuntu ajya gupfa cyane cyane yagize kwinjira mu mihanda iyo umuntu amaze iminsi mu mihanda ikintu cya mbere kibanza gupfa n'intekerezo imitekerereze irahinduka ikarangira ikakwereka ko nta bundi buzima waba muretse bwo kwicuruza nk'indaya nta bundi buzima waba muretse bwo gucoma ariko murana ko ntanacoma ndiho ntari n'indaya ndiho umuntu wa mbere buriya ugufitiye umumaro ni umuntu wakuganiriza akagukasoringa none mufite ngamba ki tugire ngamba ki mbese dukwiye gufata ngamba ki ngamba no guhinduka rega buriya tugakurikira Yesu Kristo ibindi byose iyo mbona ikintu kiriho kuba umuntu kugira ngo umuntu apfe abanza gupfa ubwonko buryo ubwonko bwamaze kwishyiramo ikintu intekerezo mbi guhinduka biranamugora uti gute ngewe ndababwira ko nabaye mu buzima bubi yenda n'ubu mburimo ariko si kimwe nk'ubwa mbere naciye mu buzima butandukanye ariko kuba uri umuntu mukuru ukabasha kwigura icupa rimwe ukagura amacupa 2 ntubashe kwishyurira inzu buryo ubwonko buba bwamaze kugira gute kwangirika muri mwe byari umuntu uratanyweye kuri dunda ubwonko cyangwa uraradasomye ku icupa hari n'umwe muri mwe hari utabasha kwigurira isigara ya senkane kandi ushaka nk'amasigara nk'atatu ku munsi nkanjye rwose icupa bwenda rinywa pe ariko sinshobora kuba nagira ubwonko bwo kuba nakibagirwa nyirinzu ako kantu ko ndacyagafite pe wowe utuye wowe uba mu nzu kabisa yanjye ngenyine yawe wenyine ujya mbana nawe uba mu nzu yangahe
ba mu nzu yo mu 12 ya 12 mu makaritsiye mu ikaritsiye yo ku Kinyoni nta kibazo karitsiye yari yose rigawayibamo ariko utaba ku mihanda icyo dushaka no kuva ku mihanda icyo kintu cyose nshobora kugikora ngo mbe nafata munsi y'ibiraro ku makaritsiye ariko naraharaye waraharaye ariko nyuma urangije uriyiba kuvaho ndereba nsanga mfite amahirwe yo kuba napfa ubusa yego tambivamo nkamenya ngo ndajya mu kamina gatanga 1000 yego cya buri munsi dore ko hari tubasha no kuyabona ahubwo ikibi cyacu nukujya mu icupa bagenzi bacu bari kuvuga ngo uri umukire ariko nabajije hari ibyo wigomwa uriya kugira ngo ugire ibintu ugeraho nuko wagira ibintu wigomwa nuvuga ngo ntago ari ubukire afite ahubwo intekerezo zarahindutse intekerezo zimwerekeza ko akwiye kuva ku mihanda kandi zimwereka ko ashobora kujya mu gasosiyete urugero niba unyweye dundubwonko igeze kurangaho icupa kagacupa kaguranga 300 500 niba unywa dundubwonko ebyiri z'igihumbi si cya gihumbi cya sosiyete ashyizemo iyo ari muri sosiyete afata icyemezo cyo kuvuga ngo mbere y'uko nywa dundubwonko ebyiri ndabanza ashyire sosiyete y'igihumbi hariya siko bimeze ibyo abapampe nuvuga ngo twebwe ubundi ikibazo dufite n'intekerezo naho ubundi ubushobozi turabufite urumva oya nagavumye pampe nagavumye kandi wari turabona wambaye n'itaburiya nuvuga ngo urabona amafaranga avumye urumva reba reka mbabwire ingaruka zazira dundubwonko ingaruka zazira dundubwonko nuvuga ngo icya mbere uri kwiroga ubuzima bwawe uri kuburoga icya kabiri ubushobozi wakabayeho uzaba hejo uri kubushyira uwenze dundubwonko ubicuruza icya gatatu dundubwonko abantu bazinyweye muri 2000 mu gihe cyacu zikiza bazenga mu buryo bw'amatafari bagashyiramo bambuwa niyo mpamvu upfa ubyimbye udutama niko gahunda iriho y'uburyo bashaka kubica bano bantu bengaza dundubwonko nuvuga ngo mubagurira amazu n'amamodoka kandi wowe uri gupfa ni ukuvuga ngo icyambere dundubwonko igukorera upfa ubyimbaganya amatama n'amaguru nimujya mubona ukuntu babyimba amaguru hariya hari uwitwa muzuka niba mushaka kumenya uko dundubwonko yica hari uwitwa muzuka hano ku kiraro muramureba uriya muzuka twarabanye uriya yari umupampe yagiye ndokora ahantu henshi buriya njya musiga nyine iyo mamusanze buriya uriya ndi kumurwariza hariya ku gasima kuko uriya yagiye ndokora mu tipe byinshi byashakaga kumbaga agahita binkuramo agahita nkuramo yanyitaga mushiki wa mukwiye uyu munsi ndi kumurwariza hariya ku gasima nshatse kubabwira iki mugende mureke ukuntu umuzuka agiye gupfa kubera dundubwonko nuvuga ngo upfa utobotse amazi mu maguru upfa ubyimbaganya amatama nk'umurwayi wa bwaki kandi wishwe nayo waruhiye nuvuga ngo niba wikoreye umuzigo ndaje nguha umwanya niba wikoreye umuzigo aho kugira ngo ushyire muri sosiyete y'igihumbi nk'uko uyu nguyu yabikoze uhita ujyana muri dundubwonko aho kugira ngo ugure agasabune umese aho kugira ngo ugure akandi gapira ka 5 cyangwa igihumbi uhita ujyana muri dundubwonko muhindura intekerezo bapampe mani muhindura intekerezo kuko iyi si ya none siyo y'ejo sibyo yego reka tuguhe umwanya nawe ugira ikintu uvuga ku ngamba ufite muri gahunda yo kuva mu muhanda reba muri kuhabyarira dore kano kamarine gatoya ngo kanyu nyine mwabyaye banyita Manuel yego Manuel yewe ndi umurara pe ndabyemera uri umurara umaze igihe kingana iki mu burara maze imyaka 15 kugira duhinduke n'umusaza ajyaga azara ku muhanda akatubwira akatuganiriza akatwegeranya kavuga ngo bano bahungu banjye mwagiye mu mana mugasenga imana nuba mu mana ko ntacyo uzabura nta kintu uzabura yego nk'umusaza yego buri munsi hari undi mugabo bajyaga bazana nawo w'abanyamakuru nyine birangije mu mana tukavuga tuzajya tujya mu mana yego wajya gusenga nta nkweto wambaye ibirenge ukagenda wambaye iki none ikibazo ni imyenda n'inkweto byo kujyana gusenga mwigeze mubona se hano nsengera ku hano ku itoro rya rubonobono ririmo abapampe benshi n'amaji menshi yagiye ava mu muhanda umugabo wanjye muramuzi nirasta gacumara ku mihanda uramureba wo kuri Jaguar uriya mugabo waje mu rusengero umuburana ipantaro ariko kuri imihanda atinya kuyiguha akavuga ati yahita yigurisha akayinywera dundubwonko ngwino ku cyumweru uze ku rusengero ntabwo tuzabura ipantaro tugwa n'inkweto ikibazo uri kuvuga niba imbogamizi ari inkweto n'ipantaro ku cyumweru mbere umushyitsi uretse mabusha uri kuvuga ngo dundubwonko ikibazo twese wasanga tutazinywa dundubwonko ariko ngenda yinywa bye nka umwoto nka unyaka ese urumogi rugeze kurangaye ese ruri kuboneka ni igihumbi rwaranuriye ngiye narunywaga rukigura akaburi kagura 50 nkakubitamo nk'utuburi 10 twa 500 umuntu ajya gutera imbere bakahita bamusubiza inyuma gute nk'ubu ngubu mu kanya banahise ngera hariya bakahita bandoda
bakudoda gute? nta muntu nibye. Kudoda ni gute? Bamfunga. Usobanurire. Musige mubyita kudoda? Bahita bamfata bari abanyerondo. Bagufata se bagufatanya iki cyangwa bagufatiye iki? Oya nawe nta n'umuntu nkubise. Oya ni ukuri kw'Imana ndabirahiye. bakagufata gutyo nawe wibye nawe utwaye, uri no kwigenda. iryo ryaba ari ihohotera. Iryo ryaba ari ihohotera cyane ko niba nta muntu wibye ngo bakagaragaze nk'umuntu wibye, nibwo buvugizi natwe turi no gukora. Umunyarwanda afite uburenganzira mu gihugu cye, afite uburenganzira bwo guhagarara aho ashaka mu gihugu cye, afite n'uburenganzira bwo kuba aho ashaka mu gihugu cye. Mabuze buretse noneho nkubwire. nk'ubu ngubu ushobora gukodesha inzu ugashyiramo ibikoresho byose bakahita bakudoda. ubwo n'ubu utangiye kwiforoma. Yego. wamara kwiforoma bakaba barakudoza igikondo wasanga ihari wawa wagerayo uwo si umwaka ni umwaka ukagaruka ugasanga barakwimuye ntusubira mu muhanda. ni ugusubira mu muhanda none ariko urumva ahantu bakudodeye rimwe na rimwe n'abari abo badoda tugenda tuganira nabo. hari igihe umubaza ati kuki mufata abantu mukabadoda gutyo gusa mubasanze ku mihanda, ni iyihe mpamvu? Bakakubwira ko rimwe na rimwe ari ukubera isura y'ukuntu umuntu asa, rimwe na rimwe ni ukutamesa, kuko umuntu wese utari kumesa muri iki gihugu cyangwa udasa neza rimwe na rimwe bamwita imbobo kandi atari n'imbobo. aha ndagusubiza. Yego. hanyuma koko bagusanze hariya ku mihanda ntawe ubangamiye, wakarabye urafuze. Erega buriya no kuba uri ku mihanda ariko wakarabye wafuze. Nicyo bakeneye, ariko ntabwo bapfa kukudoda nta none se ubwo bagusanze ku mihanda nubaka akanya bagusanze ahangaha mu by'ukuri nkubaka agashati ntabwo waraye ukavugusa. ariko ni karaye kanavuguswe nyine ntabwo gaheruka kuvugutwa mu by'ukuri. nanjye bagusanze hariya ku mihanda bakakudoda urugero ruteye gutya. Yego. bari abantu bari gufata bashyira muri kwasiteri. Iyo abantu bari gufata bashyira muri kwasiteri ni ukuvuga ngo hari mikoro, umupolisi afite mikoro ari kwerekera abantu kwambuka no kwambuka umuhanda. Mwagiye mubona ubu mu gihugu cy'u Rwanda dufite amahirwe akomeye, ubuyobozi bwavuye muri biro bwegereye abaturage. Biriyumbajije natwe buriya twari twambutse nabi nuko tugize amahirwe niba tujyane. Ni ukuvuga ngo barashaka ko agisida, ikintu cyitwa agisida, umuntu erega umutungo w'igihugu ni umuntu, ni umuturage. Rero aba bamukire mubona mu mamodoka yabo ntabwo bashaka ko baguhutaza ngo nukugenda n'amaguru, barashaka ko umukire atambuka kuri gahunda ye n'umuturage agatambuka kuri gahunda ye. kandi ubuyobozi bwamanutse muri biro, nimwe ababonye bambaye amanyenyeri bavuye muri biro, baje kwigisha mwebwe abaturage bo hasi gutambuka mu mihanda. Rero ni inyungu zanyu kandi ni inyungu z'igihugu muri rusange. Ntabwo rero babadoda kubera ko babanze, ahubwo reba namwe mwarabibonye abantu barambuka bari kuri telefone, umuntu akambuka ari muri kuteri ari kugenda agira ari pampe nyine ari G. Ibyo bintu ntabwo bikenewe. Discipline kandi gahunda ni gahunda mu gihugu cyacu kugira ngo twubake igihugu cy'icyerekezo. none se mabuje Yego. uragira ngo tubigenze gute kugira tuve ku muhanda? ikintu ngewe ahubwo ndakubaza, hamwe n'ubuhamya bwa Pastor Theogene mwumvishije, hamwe nanjye nk'ipampe kazi yabanye namwe ku mihanda ikabatangaho, mbese ibi bintu biri kubahasura ki? muri gufatiramo ngamba ki? twebwe ahubwo tubabaze na yahe maso niba manutse ngewe ndi umucuruzi kazi, ubu sindi mu kazi kanje. Pastor Theogene afite imirimo ashinzwe, ariko akajya amanuka akabasanga ku gasima hano hasi. Dore twamanutse twicaranye namwe hano hasi, biri kubasigira somo ki nk'abapampe mukiri ku gasima? mbese niki muri kubitekerezaho? ese ibi bintu biri kubaha isomo? ni somo ki ry'ubuzima? ahubwo twebwe nk'abarara. Yego. ku buryo twava ku muhanda nk'ubu tubonye nk'akazi dukora tukava ku muhanda, umuhanda twawureka tubonye n'amafaranga. ariko se koko umuhanda uriho imvune? muremera ko umuhanda uriho imvune? muhuriraho n'imvune z'imihanda? none niba hariho imvune ntabwo mwafata nkorera amafaranga nkatahiraho. dore rero ikibazo gihari ni iki, mwebwe nimuhindura intekerezo nk'uko yabivuze. dore mufite bagenzi banyu bagera muri 3. hari uriya wahoze arimo, ariko pastor ngo mu 30 atangira kujya nambukiranya imipaka kubera akazi. hari n'uriya w'ibihumbi 10 uyu munsi ari gukora amasabune, dore ngo uriya murabona ukuntu asa. hari n'uyu nguyu nawe arababwiye ati ngewe mbere yuko nywa dundu ubwonko 2 ndabanza ngashyira muri sosiyete 1000. ndashima Imana iyo nza kubabwira nkanjye nge natangire kuri dodo za 2. ndavuga no kujya nge ndwana kuri aka gasima, nge marwanira n'abayobozi banyirukankana umubiri wanjye ariwo ncuruza. reka ndeke gucuruza uyu mubiri wanjye kuko ndirwa nk'uwa n'abapampe bakanandongorera ubusa. ndavuga na ahubwo ibyiza reka mfate inoti ya 2 nzungu
naguze icyo bita idodo nkazamuka hariya hejuru ijari aho bita muri Rubingo nkajya gukura idodo za 2 ndavuga no kujya nzunguza umubiri nge ndwana na leta kubera umubiri reka nge ndwana na leta kubera idodo njya muri marato nzunguza urudodo sinababwiye ko rwavuyemo ikote rwavuyemo umukenyero reka mbabwire muhindura imyumvire sibyo abapampe urumva mbere y'uko umwotsi banza mbere y'uko umwotsi w'igihumbi ucuma umwotsi w'igihumbi uwohereze mu mubiri sibyo banza icyo gihumbi rero hano kinaga mu gasosiyete dore mufite abapampe mu kibana nabo ku mihanda uyu nguyu urumva ni umujyanama murakoze cyane inama ziri muri mwebwe ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane oya si umukiri ahubwo yakize mu bitekerezo reka nisangire umusaza hariya yego muze mwiriwe neza mukomere cyane mu by'ukuri turimo tuganira kuri Pastor Theogene watabarutse aba ni abantu bamuzi babanye ku muhanda bamwe muri bo abandi nabo yafashaga yagiye abagirira neza muze urupfu rwa Pastor Theogene ni iki rukwiye gusigira urubyiruko nkuru nguru ese nawe aha warahabaye cyangwa uracyahari habaye no ndacyari ariko yegereze mikrofone ubushobozi bukeya maze imisi ngwaye malaria niyo mpamvu pole sana ariko uwo mugabo nanjye namwumvaga none numva ukuntu yitabye Imana ngeze hariya numva ukuntu aba basore bamushima cyane nkavuga ni ashaka kuba yarakoze ibikorwa byiza cyane ubwo rero rwose ikintu abantu bose ariko bagiye babigenza yego uzi gupfa abantu bose bavuga ngo nguriya muntu ngo yari umugome ngo yari iki ariko nasanze abantu bose bari bamuzi cyane bose bari bamuzi nanjye nasimuzi ariko nanjye waramwumvaga naramwumvaga niyo mpamvu nanjye kwicara aha ngaha hamwe n'aba basore kugira ngo rwose nanjye numve amateka ye cyane nose urabona aratabarutse urupfu rwe ruri kuvugwaho n'abantu benshi batandukanye biragaragara yuko atashye nk'umugeni wa Kristo kuko yabanje kuza ku muhanda aracoma bya bindi ku mbyine byanyu terime zanyu bakugasima ahura n'imvune z'umuhanda arabaya nkwarikoro arapampika mbese yarakirijwe cyane yapfa akiri hano byagoranaga yuko tuvuga ko agiye mu ijuru nubwo atari twe turitanga ariko ijambo ry'Imana bavuga ngo muzabarebera ku mbuto zabo none urupfu rwe nk'uriya ni irihe somo rukwiye kubasigira kwadi ese ubu ngewe mpfuye ndi muri ibi bintu najyayo ni irihe somo ryagusigira muze no kwigira inama yo kuva ku muhanda ari bishoboka rwose habura iki se ngo have nkawe uri umuntu mukuru ese nubara ko ndi umusaza nanjye mfite urugo n'abana ariko byaranze kuva ku muhanda byaranze nanjye nikoro tuzigo ufite abana se babangaye ni 2 gusa ariko ni bakuru urubyaro rwahagaze kera namubazaga niba nta bushobozi abana bafite abana ngo nta bushobozi bafite bangana iki abana bangana iki abana bo barubatse mu cyaro hano kwa Sina Gerard ariko kuva i Kigali nanjye byaranze nikoro tuzigo gutyo nanjye rwose nanjye umubyeyi yarambabaje watabarutse cyane Imana mu buruhuko budashira yego mbere yuko wenda tuza kuza kugana ku musozo ninde wundi wumva ushaka kuvuga kuri Pastor Theogene nyakwigendera yego merewe ngo mikrofone murakoze kumpa ijambo yego Pastor Theogene arabahungu twabanaga mu burara yego hariya sodeparare ariko Pastor Theogene akaza akatugira inama hariya sodeparare akadukoranya na twana tutumarine ariko nyuma yaho hari abahungu yakuye mu burara abajyana mu mwitorero ubu abahungu bo ni abakarane hariya kuri sitasiyo ya Robesi ruguru hariya none ubu ngubu wumve ngo bo barakijijwe baramaramaje yabahaye na koperative ubu bari mu kazi ubu ngubu abandi nabo yabahaye n'inzu babamo yarabishyuriraga ariko twebwe kuva mu muhanda byaranze kuba ko ngewe naje kugira gutya barangonga njya mu bitaro mvuye mu bitaro ndongera ndarwara njya Kabutare nyuma yaho ngo ibyo byose kugenda mburika n'ibyo bibazo aho mvuyeyo naho barongera baramfunga banjyana iwawa aho mviriyo nanone ntangiye kwiforoma ibintu byanjye babanyangikono nabyo barabijyana ubu ngubu mbe ngo abo bahungu bo barakijwe bameze neza bari mu Mana none se wowe wakije ukamera neza
nanjye nzabivamo ntago ari ndimo ndabikurikirana kugira ngo mbivemo ndimo ndabikurikirana mbivemo ariko satani ikanga ikamboha bikurikirane vuba ndimo ndabikurikirana ngo bivemo ariko satani ikanga ikanega umuntu ashaka arega buriya ntawanga gukora ibyiza nuko ahubwo umuntu agerageza kubikora ahubwo ibi bigahita bikwitambika imbere. none se nk'ubu ngufashe iki kugira ubivemo kugira mbivemo mwamfasha mukankora ku muhanda nyine nkagukorera iki nicyo mvuga ngiye icyo mwankorera ni ukuba wenda najya mu rusengero nkahinduka. none se mu rusengero nyine mwebwe muzanyambika neza mu ndihiriye n'inzu ubu nijye gusenga. ubu koko utatubeshye ubu nguhaye imyenda sibyo kugurira inkweto nziza nkakugurira ipantaro nyine n'ishati mbese nkakugira umuryoshye nkakujyana mu rusengero ubu ntiwazongera kuva mu rusengero mu by'ukuri bashyire hejuru turebe guhindura akazi mwese umwe babiri batatu bane batanu ariko bantu bakurikira iyobokamana TV na Gasaro TV ubu ntimwakorera umugisha tukambika aba bantu b'Imana bakava ku muhanda tukabajyana mu rusengero niba aricyo kibazo bafite kandi reka mbabwize ukuri sibyo oya buriya wakijijwe niyo mikrofone koperative wayibona ngo wakijijwe koperative wayijyamo ariwo nabonaga hano ushaka kugira icyo avuga cyane ngewe uko mbibona nta muntu wanga ibyiza ahubwo ikigaragara cyo hari ukuntu uba mu buzima bukakubata ukagira ngo uri wenyine kandi leta y'u Rwanda yagombye kutureberera ariko dore ikibazo gihari kuko aba bahungu babivuga ndakubwiza ukuri nkorera muri gare haranda umukarasi gisimesha akazi nkora dore ko nta numba nateye icyuma cyangwa mba nagiriye mu nzu kumukingurira inzu mwibi ariko birababaza kubona umuntu waje bakamufata akagenda agakora amezi 6 y'ubuntu nta cyaha yagirijwe kubera ko amusanze ari muri bwa buzima bw'uko nta koperative agira ate ngabarizwamo kandi dufite ndakamina tukoreramo ariko ntituzwe hariya ngo batuvuge bati abantu akorera muri nta taburi afite ngo arinjiza yinjiriza leta ahubwo tuvuge ko ataninjiriza leta niyo mpamvu ari banatufata nk'uko bakatujyana gutyo ndagira ngo aho ngaho mbasubize gato izo mvune muriho cyangwa izo ngaruka murimo ni za bene wanyu bitwa abarigisi ni babandi batwikorera imizigo badafite amataburiya mwebwe nimubazi se ko bariho kuba bariho rero ni izo mvune namwe murimo ariko reka mbahenda uko nguko meze urusaragoringa muri ubwo buzima wishyura ko kamina utayanywerera mdundo bwongo na mukubita mwice ndagira nkubwire ngo hamwe n'ubwo buzima usaragoringa bo kandi Imana umuremyi irakureba ntago ari uko bizahora uyu munsi barakujyanya ariko ejo nibazakujyana uyu munsi uri gukora nta taburiya ariko ejo uzagira itaburiya mugira ibyiringiro birenga ibyihe murimo musatira ikindi gihe sibyo musatira ikindi gihe naho bya koperative bye yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo nitujya mu Mana ni nako pastor yababwiraga ngo niba uri mu Mana ni igiki wabuze mu Mana nta kibuzemo wasenze Imana uburiki ngira ngo yereze n'uyu mugenzi wacu reka twumve turimo tugenda tunasatira umusozo. Murakoze nitwa Mutabaruka Korode w'imyaka 27 ngiye ikibazo nifitiye ni ku rupfu rwa Theo babivuze ndyamye abantu numva bari kubivuga hanze nanjye ndwaye malaria babivugaga ari abantu babaturanya haruguru ngo impanuka yabaye numva agahinda karanyishe bandi bakansohotse bamwe barambwira ati se ngo ni Theo ngo wapfuye w'umuhanzi genda avuga ati bambwiye ko ari Theo ubu muvuga butumwa ubwo rero narabyutse kubera ko nari ndwaye nari niriwe ndyamye n'umunsi wose ndamanuka ngeze ku muhanda abandi nabo bakajya bambaza ati se ngo Theo ngo yapfuye avuga ati se Theo bari kuvuga n'uwe hari n'uwo bitaga ngaramba kambaza ngo Theo w'umuhanzi yapfuye ndavuga ati wapi n'umwe wazaga kudusengera hano akigendera ati wa undi wahindurajyaga amakote ndavuga ati n'uwo ngo nta kundi nyine ariko Imana imuhikiruhuko ridashira. Pastor Theogene yakoze umurimo ukomeye cyane muri twe kandi muri mwe
hanyuma muri uru rwego rwo kumwibuka no gukoranya no kwiyegeranya gutya kugira ngo tuzabone uburyo haboneka imodoka y'abapampe tuyiparika hariya kuri engine, hanyuma abapampe mwese abumva bashaka kuzajyayo njyewe ndabakorera ubuvugizi tuzaparika imodoka no kuri engine, hanyuma twiyegeranye niyo twagenda turi kwa steri imwe y'abapampe gusa nanjye nyirimo tukagenda tukamushingura. Ndatekereza ko icyo kintu ariko mukabikora mutekereza Pastor Theogene dusigiye somo ki. Ikindi yabasangaga kuri aka gasima kenshi nubwo nta gihumbi yagupasa ariko akakubwira ko hari ibyiringiro ko wabuvamo. Rero hari ibyiringiro nanjye ndababwiye ngo hari ibyiringiro sibyo. Gatatu yakoraga ikintu gikomeye cyitwa kubasengera, kandi natwe tugiye kubasengera kandi nkuko mutanze icyo cyifuzo mugitangiye ku mbuga nkoranyambaga mugitanze imbere yacu, kandi natwe dufite ubushobozi bukeya ariko ubwo bushobozi turabyizi neza ko bubagezeho bwabagirira umumaro. Ariko kimwe cyo reka tubereke Imana umuremyi, tubasengere tubwire Imana ko muri mu buzima mudashaka. Ubuzima muri mwe harimo muri mwebwe se burimo bushaka, ntawe ubwishimiye ari urimo se ubwishimiye. Niba ntawe ubwishimiye muri mwebwe rero reka tubwire Imana ko turi mu bintu tutishimiye. Iyo igituza umuntu mu bintu yishimiye nkuko natwe yabidutujemo tuyihendahende namwe izibasange kuri uyu mihanda ibakiza imvune zo ku mihanda. Murakoze cyane. Urahita unadusengera rero ubasengere. Pastor Theogene nk'abapampe ba Nyabugogo watubereye uw'umumaro mu gihe cyawe, tuzahora tukwibuka. Mana yacu nziza, Mana umuremyi waremye isi n'ijuru n'ibiriho byose natwe tuyiriho, tugushimiye uyu mwanya kuko ijambo rye ryavuze ngo byose dore dushima. Tugushimiye ko turi hano kandi turi kumwe n'abantu warindiye umwuka w'abazima kugira ngo uzabashyitseho umugambi wawe. Mana washimye ko ukunda Theogene kuturusha, uramukunda ndetse wemera ko ava mu mubiri kuko nta na kimwe cyaba ku muntu wawe utabizi. Nuko rero natwe nk'abantu yagiriye umumaro, natwe nk'abahoze ari abapampe n'abakiri abapampe kuri iyi mihanda bari ku mvune z'imihanda, tugiye imbere y'amaso yawe. We wakijije Pastor imvune z'imihanda ukamuha imbaraga zo kugira ngo abyamamaze abivuge kandi avuge ubuzima, avuge ubushobozi Imana ifite, Imana ibasha gukura munika mutuza mu bundi buzima. Natwe turishinganishije, natwe duhendahenze Imana kuri aka gasima turiho ka Nyabugogo. Hano hari abahungu bari mu mvune, hano hari abakobwa bahabyariye bari mu mvune, kandi nkuko Pastor yajyaga bikora akaza akabasengera, natwe duhawe kubasengera. Imana ibakize izi mvune z'imihanda, Imana ibasange kuri iyi mihanda bariho, aho bahora bavunikira, aho bahora bahurikira, aho bahora bababarizwa. Imana ibakize umubabaro mu gihe kitari iki, mu gihe kizaza bazaba ibyitegererezo by'abahavuye kandi bazabonekeho imirimo itandukanye n'iya mbere ubu ngubu barimo, kuko Imana ibishoboye. Nanjye warankijije unkuramo muri 2008, nari mazemo imyaka ingana kuri hafi 10 umaze kunkuramo. Uyu munsi wa none ndi gutangariza isi ko bishoboka ko umuntu ava mu mihanda kandi akabaho, kandi watangiriye ku bushobozi bwari buciriritse bw'amafaranga 2000 y'idodo. Uyu munsi wa none unyubakira famiye, ndabigushimiye. Shingiye kuri ibyo ukoze mbitangarije imbere y'aba bose mbasengera ko bishoboka ko bakwibaka kandi batubatswe n'ikintu kinini, ahubwo intekerezo zabo zigakira zikavanwa mu mihanda kandi bagakira imvune z'imihanda. Nkuko dukomeje kuba mu gikorwa cyo kwibuka umubyeyi wacu Pastor Theogene wagize umumaro mu gihe cye, natwe duhe gutekereza ngo mbese mu gihe cyacu cyo gutabaruka tuzasigara tuvugaho nk'uruki. Buri wese umuhe gutekereza ari mu mihanda atekereze ko nyuma hari igihe azaba atakiri mu mihanda, mbese azavugwaho nk'uruki. Turagushimiye ku muntu wese umwumvishe kandi umenye imvune barimo ukazibakiza, kuko niwe muremyi wabaremye babumbabumbye mu kibumbano cy'intoke zawe. Ngaho buri wese sanga intekerezo ze, sanga umutima we, sanga umubiri we umukizanye nabyo, kandi nubakiza uzabugiriye neza igihugu, uzabugiriye neza itorero n'amadini, uzaba natwe ubwacu tugiriye neza. Urakoze, komeza kubana na Pastor Theogene mwiruko ridashira, kandi natwe dutekereza ku rupfu rwa Pastor rudusigira isomo ry'ubuzima. Cyubahiro n'ikibi cyawe kuri Imana isanze abakantu ugasanga n'abandi bari hirya no mu gihugu, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Yes, Mama Fabrice murakoze cyane. Tugana ku musozo, hari abantu bashobora gushaka gushyigikira uyu mubyeyi Mama Fabrice kugira ngo abone uburyo azabona kwasteri izatwara aba bapampe.
ku wa gatatu ku munsi wo gushyingura Pastor Theogene. Ni umunsi upanze gutya saa 12 za mu gitondo hazafatwa umurambo ku bitaro bya Kacyiru, noneho bawujyane mu rugo bawusezere aho yaratuye. Nibarangiza saa 6 bazaba bageze ku rusengero rwa ADPR Nyarugenge, ADPR Remera, ahubwo i Nyarugenge niho ikiriyo kizabera ejo, niyo mpamvu ubwo hari hanjemo. Noneho saa 6 kuri ADPR Remera bavuye saa 9 berekeza Rusororo aho azakingurwa saa 10, kugira ngo mama Fabrice agere ku izi ntego yiyemeje, cyangwa se na mama Fabrice gusa, natwe nk'ibi bitangazamakuru abantu tugira ni mwebwe. Uyu mubyeyi agiye gutanga nimero ya telefone, turanayandika ku kiganiro, ushobora kunyuzaho iyo nkunga yo kuzakodesha kwa steri, yo kuzagura iyo myenda bagiye bavuga, kugira ngo bazabe bameze neza nyine bano bapampe bacu, kandi Imana izabashyigikira. Mama Fabrice, tanga nimero ya telefone ubundi tugane ku musozo w'iki kiganiro. Yego, gushyigikira abantu, gushyigikira igihugu, gushyigikira abangaba ni ugukorera Imana. Ni 078 484 82 078 hari n'indi nayo ni 078 73 34 38 078 73 34 38. kandi rwose mudushyigikire kugira ngo dushyingure umuvandimwe wacu wo twita umubyeyi wacu rwose. Iyo kwa steri niyo twahaguruka turi kwa steri mwe hano Nyabugogo kuri Engine, umuntu waba bikoze cyangwa babikora mwese Imana yabaha umugisha, kuko byankora ku mutima mbonye hari abapampe, hari amabebi yo kuri aka Gasima Nyabugogo ashinguye Pastor Theogene ku bwawe nanjye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane rero, ndabona mugiye no gusangira kandi. Abizeye Imana bameze bate? Bameze nk'umusozi bita Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhamye iteka. Icyo gitero nubwo ari kimwe kijya gikunda kumfasha cyane, kuko iyo wizeye Imana wizera ko byose bishoboka, kuko ubyuka mu gitondo nta n'ijana ufite kandi ukaza kurya. Ndagira ngo mbwire rero zino nshuti zanjye bavandimwe, mwihangane, buno buzima kubivamo biroroshye. Abo twari turi kumwe hano tugiye gukomereza mu gikorwa cyo gusangira. Ibyo dusangira ndabona bitarahagera ariko birahageze. Niba byahageze, niba byigize hano hafi ahangaha, hanyuma tubisangire. Byahageze? Yego, reka batwegereze hano, hanyuma buri wese, turi bakuru, buri wese agenda afata igisate mu rwego rwo gusangira. Uko dusangiye iki gisate cy'ikirayi, mwumve ko tuzasangira n'ibindi byinshi, sibyo? Ushobora kubona igisate kimwe cy'ikirayi, ariko nkwifurije ngo nawe uzasangiza abandi mu gihe cyawe, kuko nanjye nyiri imbobo hano muri Nyabugogo sinari nzi ko nzasangiza umuntu mw'igisate cy'ikirayi kimwe. None rero wumve ko uzabasangiza ahubwo imiceri n'ibirayi, kandi bizaboneka byose tuzasangira, sibyo? Mwebwe mugambire kuva ku mihanda, reka dusangirire hamwe. Buri wese atambuka afata igisate. Gufata igisate aho ngaho, ufata ku gisate. Pastor Theogene turi kwibuka uburyo yajyaga dusangiza, buri wese atambuka azafata igisate. Mu buryo bwo kwibuka Pastor Theogene turi kugenda twibuka ukuntu yadusangije ku mihanda, abaramba marine, abari indaya, turi kugenda tubyibuka. Nimwiyongere, sibyo? Umuntu wese agerageze. Muretse mwese birabageraho. Yego, mwigire hafi aha. Turabizi neza ko muri bakuru kandi buri wese abashaka gusa. Niba twarasangiraga umwotsi umwe, ni mubyibuka se? Umuntu agafata agabura agasangira n'undi, ntago igisate cyakunanira kugisangira na mugenzi wawe. N'undi atambuka afata igisate hano. Tuzasangira byinshi. Turi mu gihugu cy'amahoro, tuzasangira byinshi kandi Imana izaduha umugisha, sibyo? Tuzasangira byinshi. Mwebwe mufata ingamba yo kuva ku mihanda, ibyiza birahari. Tuzasangira byinshi. Yego, nimutambuke nta kibazo, namwe mwakire mu cyubahiro mugomba. Igihugu kirabakunda kandi natwe ubwacu twavuye ku mihanda turabubaha, turabakunda, tuzi ko muzaba b'umumaro, sibyo? Nimukumve ko ubuzima mwagezemo ari ubwo gupfa ngo birarangiye. Ntago murapfa, muracyahumeka kandi ejo hanyu ni heza. Ntawe ukiri ku mihanda utararya se? Ntawe uvuye akira Mane, nawe duhesha umugisha. Mwakire, reka nanjye ndarya, nanjye ndarya. Nanjye ndarya. Nakabenze kandi batekesheje buto na babutekesheje ndeba. Ni buto rwose. Ni ubuto. Yego, dusangire. Turi kwibuka Pastor Theogene.
yego mwakire rwose nta kibazo kwiyongera. Sandra se ni ukugenda nk'intore kandi rwose mbubaha nk'intore, nanjye nzi ko muri iyi ntore ubu yaba ari abantu b'abamarine babatarezwe baba barwani baba bamenesheje ino sorori, ariko twararezwe kandi turabizi neza ko tuzaba bakomeye. tuvuge ngo tuzaba bakomeye, tuzagera kure cyane bishoboka. urumva, ndagira mbabwire ngo ubuzima munabuvamo, kandi mu izina rya Yesu namwe muzasangiza abandi. Yego yego, murakoze cyane bapampe, murakoze. Hanyuma gahunda iriho nyine ubu buryo bwo kuzaherekeza pasiteri, mwumvishe ko imodoka nuvuga ngo imodoka saa moya n'igice izaba iparitse hano kuri enjeni za mu gitondo. Tuzababuri kuwa gatatu. Ntuzavuge ngo sinamesha. N'ufite ikibazo cy'isabune, ufite ikibazo cy'isabune ngajye muri yanza na karabe cyangwa no ku mazi. Erega twakarabiraga no kuri Nyabugogo kandi bikemera. Urumva, nuba ufite ikibazo cy'isabune wanyegera Desa sinayabura. Urumva, Desa sinayabura. Ndayikugurira rwose. Urumva, isabune si ikibazo, mumese kuwa gatatu tujye gushyingura pasiteri, sibyo? Kandi murakoze bapampe. Izabajyana nabagaruri. Kandi turi gutegura n'igiterane hano mu Kiderenga. Hano mu kwa 8 turaba tubafite igiterane rwose, baze tubakora igiterane, tubabwira ikintu tufite nuko bavugira imbere y'Imana. Kandi Imana niyo ifite umugisha wanyu, sibyo? Nshobora kuguha 10,000 ariko ugasanga 10,000 bigikurikiranye n'umuvumo w'icyuricyo. Ariko nkubwiye Yesu mbere, Yesu yaguhuza narenze 10, sibyo? Kandi n'ibindi byiza birahari, tuzasangira byinshi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Gasaro TV.